Reka nongere mbashimire ndetse mbaye ikaze mwese mudukurikirana buri munsi kuri Bwiza TV ndetse no kuri wa3.bwiza.com mudukurikirana mu bice bitandukanye. Nge nitwa Niyobuhungiro David, nanjye ni Fred. Tuje mu kiganiro Isanzure. Tuba turi bwisanzure tukaganira ku ngingo zitandukanye ziba ziri kugarukwaho mu makuru yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Uyu munsi turi buze kugaruka ku ngingo ziye Fred. Turi buze kugaruka ku makuru yo mu Rwanda. Amakuru arimo kuvugwa mu Rwanda ni raporo n'ubundi iherutse gusohoka. Iyo raporo nta yindi nuko u Rwanda rwagize icyo ruvuga kuri raporo. U Rwanda rwagize icyo ruvuga kuri raporo n'ubundi ishinja aba generali ba RDF gufasha M23. Turuze kubigarukaho icyo leta y'u Rwanda ibivugaho nyine mwarabyumvise mu bitangazamakuru hirya no hino bigarukwaho cyane byashingiraga kuri raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga yuko hari bamwe mu basirikare bakuru mu Rwanda bagenera ubufasha umutwe wa M23. Turibuze kubigarukaho ibi byose. Twongere tugaruke ko muri Muhanga umugabo yapfiriye mu kirombe cy'amabuye y'agaciro. Nabyo tubaze kubigarukaho. Ni amakuru n'ubundi aza asangana yaramaze iminsi avugwa mu karere ka Huye. Byose turaje turabigarukaho. Twongere tugere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngaho hari intambara muri Masisi, intambara hagati ya M23 na Nyatura iri gutuma abaturage benshi bahungira mu gace bita Kicanga. Turibuze kugaruka kuri iyo mirwano y'umutwe wa M23 mu gace ka Masisi nyine yatumye abaturage benshi bava mu byabo, ndetse turaza kugaruka ku nkuru ivuga yuko uyu mutwe wa M23 kuri ngo waba urimo kwerekeza muri imwe muri pariki ya hariya muri Kongo. Turibuze kuba yitwa Kahuzi cyangwa se Biega. Biravuga yuko uyu mutwe waba urimo kwerekeza muri kara gace kubera iki. Agataho mbere yuko dukomeza nyine twihanganisha abanyarwanda ku bwa Pasteur Theogene Utabyimana. Nimwe mu nkuru byutse zigarukwaho cyane mu Rwanda y'urupfu rwa Pastor Niyonshuti Theogene bakunda kwita inzahuke. No mupasiteri wari umaze igihe azwi, yaramenyekanye cyane kubw'ibikorwa bye byiza by'urukundo, aho yajyaga afasha abana bakuye ku muhanda, kuko nawe yajyaga avuga ko ariho yakuriye. Hanyuma nyuma ariko akaza kwakira agakiza. Makuru ikinyamakuru Bwiza.com cyamenye ngo nuko Pasiteri Theogene yagongewe na bisi ya Simba Coach mu karere ka Kabare muri Uganda mu ijoro ryo kuri uyu wa 22 shyira wa 23 Kamena, ubwo ari ku munsi w'ejo n'ubundi nyine, ariko ubwo yaravuye n'ubundi i Kampala muri Uganda. Yari kumwe n'abashyitsi nyine bari bavanye i Kampala muri cya gihugu cya Uganda. Bari hafi kugera mu Rwanda. Hanyuma rero baza gukora iyo mpanuka n'ubundi iza kubahitana. Hari amakuru avuga yuko hari n'undi wari uri muri koma, ariko ntabwo turamenya wenda ngo byagenze gute. Turi muri amakuru bari buze no gukurikiramo documentaire. Turaza kubaha n'umwanya bakurikire bumwe mu buzima bwa Pastor Theogene, uko yagiye yinjira mu murimo w'ivugabutumwa kuva akiri umwana mutoya, ku buzima bwo ku muhanda afite n'ubuhamya bwinshi bukomeye cyane kugeza abaye pasiteri. Ngo yajyaga avuga ngo yabaye wari Sawuli yahindutse Paulo. Avuga uburyo ki yaciye mu buzima bukakaye ari ku muhanda, ndetse hari n'agace yavugaga yuko ngo hari igihe akinjira mu murimo w'ivugabutumwa rimwe na rimwe ngo hari igihe aba diakoni bazaga kumuhobera atari urukundo, ahubwo ari kureba yuko nta bintu abibye. Ibyo ngibyo bitewe n'ubuzima yaciyemo bwatumye nyine atagirirwa icyizere, ariko nyuma yaje kubuvamo. Biza kurangira nyine wa mugani wari Sawuli yarahindutse Paulo. Abakunda gusoma Bibiliya barabizi yuko witwaga Sawuli
Sawuli yari umuntu n'ubundi ubwo twakwita ngo ni ntakoreka, ariko noneho nyuma yaje kuba umukozi w'Imana nyine aba Pawulo atangira kuvuga ubutumwa, kogeza ubutumwa bwiza, ari naho uyu nyakwigendera n'ubundi yavugaga yuko yari yarahindutse nyine uwo mukozi w'Imana. Reka turabaha uyu mwanya bakurikirane. Reka duhere kuri raporo y'umuryango w'abibumbye. Ni raporo yakozwe n'impuguke yagaragazaga yuko leta y'u Rwanda cyangwa se bamwe mu basirikare ba RDF hari ubufasha bagenera umutwe wa M23, akaba umutwe uhanganye na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho uri mu mirwano n'imitwe ya Wazalendo. Kuri ngo niko bivugwa yuko uri mu mirwano n'imitwe ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya FARDC. Eka leta y'u Rwanda rero hari iki yavuze kuri iyo raporo ivuga yuko abasirikare b'u Rwanda barimo guha ubufasha uyu mutwe wa M23. Guverinoma y'u Rwanda yanenze raporo impuguke za Loni ivuga nyine kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziheruka gusohora zishinja ingabo zarwo guha ubufasha inyeshyamba za M23, igaragaza ko ibogamye. Kuwa 13 Kamena nibwo iyi raporo yasohotse. Ni raporo igaruka ku ngingo zitandukanye zerekeye umutekano wo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Hano bakavuga bati aha muri Kongo Kinshasa by'umwihariko mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru hashize umwaka urenga habera imirwano y'ingabo za kiriya gihugu n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. Kinshasa ishinja Kigali guha ubufasha uwo mutwe ibyo u Rwanda rwakunze guhakana kenshi. Raporo y'impuguke za Loni ishinja u Rwanda kuba hagati y'ukwezi k'Ugushyingo 2022 na Werurwe 2023 rwarohereje muri Kongo ingabo zo guha umusada inyeshyamba za M23 ubwo zari zihanganye mu mirwano y'ingabo za Kongo n'abazifasha barimo FDLR n'abacanshuro. Hanyuma iyi raporo by'umwihariko ishyira mu majwi abasirikare bakuru mu ngabo z'u Rwanda ibashinja kuba ku ruhembe rwo guha ubufasha uriya mutwe. Mu bashyizwe mu majwi harimo General James Kabarebe usanzwe ari umujyanama wa Perezida Paul Kagame. Mu bya gisirikare General Jean Bosco Kazura wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda, Lieutenant General Mubaraka Muganga wamusimbuye na Major General Vincent Nyakarundi uheruka kugirwa umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Abandi ni Major General Karusisi Luki ukuriye umutwe w'ingabo zidasanzwe na Major General Eric Murokore ukuriye inkeragutabara mu ntara y'Amajyaruguru na Major General Frank Mugambage usanzwe ari umugaba w'inkeragutabara na Brigadier General Rugumyangabo Gacinya ushinzwe ibikorwa muri RDF. Guverinoma y'u Rwanda mu itangazo yasohoye kuri uyu wa kane tariki 22 Kamena yanenze iriya raporo ivuga ko amakuru arimo kubogama. Wenda hasi nkuri rakomeza. Anga rero guverinoma yavuze ko iyi raporo ishingiye ahanini ku bimenyetso bidafatika ndetse n'amakuru atizewe agamije gusakaza ikinyoma cy'uko u Rwanda ari rwo nyirabayazana w'umutekano muke n'ibindi bibazo by'imbere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha nyine ni ibintu n'ubundi leta y'u Rwanda yagiye igarukaho, bavuga yuko ari ibinyoma muri ziriya raporo. Ahanini usanga nta nukuvuga ngo nta bimenyetso bifatika. Nubwo ni raporo yasohotse sibyo, ntabwo bigeze bagaragaza ngo abangaba bagiye nyine muri Kongo cyangwa se bafashije uyu mutwe wa M23 mu buryo runaka. So rero n'abagiye bakomeza n'ubundi gushinja u Rwanda iki gikorwa, ntabwo bigeze n'ubundi akenshi bagaragaza ibimenyetso runaka simusiga bigaragaza ko n'aba bajenerali bagize gute. Kandi iyo bashinja bano bajenerali ni ukuvuga ngo mbese muri rusange n'ubundi n'u Rwanda baba bagira gute bashinja, ariko kugeza ubu ngubu nta bimenyetso bigaragaza yuko u Rwanda n'ubundi rwafashije uwo mutwe kuva batangira n'ubundi kubivuga.
akenshi bavuga yuko hari ababona ngo kuba M23 hari bamwe bagaragara bambaye zira uniforme kuko ni nabyo banavugaga ngo hari abasirikare bagaragaye bambaye uniforme zira uniforme bure hari ikigaragaza yuko ari za RDF. uretse n'ibyo no muri abo ngabo bagaragaza usanga bambaye n'ubundi uniforme z'abantu batandukanye niba harimo n'abafite za Tanzania, yego harimo n'iza UPDF. ejo nibwo nabonaga ka video nyurundi ubona rwose hari abambaye rwose impuzankano za ntuzo za UPDF na Tanzania barimo muri ayo mafoto bagaragaza yuko ari ingabo z'u Rwanda. Ubwo rero urumva ni nka kwa kundi gushaka gusiga icyasha u Rwanda nk'uko n'ubundi bakomeza bagira gute. Rero guverinoma y'u Rwanda ivuga ko ngo aya makuru y'izi mpuguke ziyakura mu itsinda mu bagize Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo abahoze ari abarwanyi, abanyekongo bari mu miryango n'amashyirahamwe bigamije gusebya. None se urumva niba iyo raporo barayikuye muri abo bakongomani, urumva bavuga iki kitari uko bashobora kubyemeza mu gihe n'ubundi bazi yuko umwuka utari mwiza hagati y'ibihugu byombi? Urumva bo bajya kuvuga yuko atari byo? Biragoye cyane, biragoye kuko nujya kwaka amakuru FDLR yakaba ari wenda FARDC niba uyu munsi none umwuka utifashe neza hagati y'ibihugu byombi nta kindi kintu bazakubwira. Ariko ni raporo n'ubundi ejo twagiye tuyigarukaho cyane kubera ko ni raporo ndende n'ama episode hagiye hasohoka n'andi maraporo menshi cyane, ariko ahangaha urumva n'u Rwanda rwashaka kugira icyo ruvuga kuri ino raporo n'ubundi rugaragaza yuko ibyo iyi raporo yagaragaje n'ubundi atari byo, ari ibinyoma nk'uko n'ubundi Kongo n'ubundi ihora ishaka yuko isiga icyasha. Anga rero leta y'u Rwanda ngo ikaba yamagana cyangwa se igaragaza yuko zino mpuguke za Loni zikomeje gukwirakwiza ibinyoma bishira ukuri nyine kw'ibiriho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ejo hari umunyamakuru wavugaga yuko ati bataba abantu ino raporo basohoye nanjye nabarusha rwose kuko nta kintu rwose kirimo kigaragara yuko babikoze mu buryo bya kinyamwuga. Akenshi usanga no kuza bakakubaza rimwe na rimwe udafite amakuru ugapfa kuvuga ngaho badeni bakagenda bagakora ekri bagapublishing abantu. Sintekereza yuko nabo bashobora no gukoresha n'intuza n'amarangamutima yabo, nabyo biranashoboka ku nyungu z'umuntu kugeza z'ibyo bashaka kugeraho, nabyo birashoboka cyane. Reka tujye mu karere ka Muhanga. Mu karere ka Muhanga ikirombe cya ejo, umugabo yapfiriye mu kirombe cy'amabuye y'agaciro muri kariya karere. Yitwa Nyabyenda Strato w'imyaka 49 y'amavuko mu karere ka Muhanga, yabaye wa kane muri uyu mwaka uhitanywe n'ibirombe bya kompanyi yitwa Komali ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Impanuka yahitanye Nyabyenda Strato yabereye mu mudugudu wa Karambo, akagari ka Butari mu murenge wa Kabacuzi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kabacuzi buvuga ko uyu mugabo wabwiriwe n'ikirombe cy'amabuye y'agaciro we na bagenzi be barangije gucukura mu masaha ya nimugoroba. Nyabyenda abwira abo bakorana ko agiye kwahira ubwatsi bw'amatungo ye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kabacuzi Ndayisaba Aimable avuga ko munsi y'icyo kirombe hari imashini nini bifashisha mu bucukuzi izwi nka Caterpillar imanura ibitaka, nabyo bimanukana n'umusozi yahiragaho ubwatsi, ibyo bitaka biramurengera ahita apfa. Urumva ibyo bitaka Caterpillar ni biriya mashini binini bamwe bita tinga nyine bicukura cyangwa se bigahinga. Urumva uyu nyakwigendera yarari nko hejuru kuri iyo mpinga wenda y'umusozi, hanyuma ikimashini kiri munsi, noneho aho yararimo kwahira ibyatsi. Urumva we ntabwo twavuga ko yaguye mu kirombe nyirizina, ahubwo ntabwo yari yagiye gucukura, yari yagiye gucukura ariko avayo ajya kwahira. Agiye kwahira hanyuma noneho cya kimashini gicukuye
agenda atengukana na wa musozi n'ubundi aho yari yagiye kwahira. Bivuga ko nyine byahise bimutabamo ngo umwe mu baraho yagize ati muri iyi kampanyi ya Komari hamaze kugwamo abantu 4 duheruka ubuyobozi bwarayifunze mu minsi yashize urumva nubwo bakoraga mu buryo butemewe n'amategeko. Ni kwa kundi twavuga yuko bashobora guca muri humye wenda n'ibintu bibiri. Ariko hano nanone uyu muyobozi gitifu w'uyu murenge avuga yuko iyi company n'ubundi ifite site nyinshi zitandukanye. Iyi ngiyi nyine yari muri zimwe zikora, ariko nanone birababaje niba uyobora umurenge ibyo bikorwa byose birimo kuba imashini irahinduka yumva ntabwo ari ikintu kiri aho ngaho kibera mu bwihisho. ariko no kuvuga ngo hano sinzi niba izo site nye zose zakoraga mu buryo bwemewe, kuko iyi ngiyi yaguyemo uyu nyakwigendera iramutse yemewe ntago ntekereza byaba ari impanuka nk'izindi. Ntekereza ko byaba ari impanuka nk'izindi nta ruhare n'ubundi ubuyobozi bwaba bwagize gute nta ruhare ubuyobozi bwaba bwagizemo muri urwo rupfu. Kuko ahangaha ariko kuko bano abaturage baravuga bati iyi site twatuzi ko iyi kampani hano yahagaritswe byanze bikunze naho ngaho bavugaga byabereye. Nanjye nibyo navugaga ni ukuvuga ngo niba koko yari itari yarahagaritswe ntaho ni impanuka n'ubundi bisanzwe byabaho, ariko niba yari yarahagaritswe igakomeza gukora ni ibintu bibiri. Ishobora kuba ari abo baciye muri humye ubuyobozi, birashoboka, cyangwa se hakaba harabayeho kurangara kubwo buyobozi bwaho ngaho. Birashoboka ko umuntu yaca muri humye ubuyobozi gute? Birashoboka niba iyo mashini guhera hasi, tugira ubuyobozi buturuka hasi kuva kuri mudugudu nako mutwara sibo, ukajya kuri mudugudu ukazamuka ku kagari ukajya ku murenge ukagera mu karere ukagera ku rwego rw'intara. Okay, hari uburyo bubiri. Wenda icyo nshaka kugarukaho nuko wenda baramutse baraciye muri humye, birashoboka ko hari urwego wenda rumwe rushobora kuba rubizi, sibyo? Urundi rutabizi. Aho ngaho byakumvikana. Birashoboka cyane. Hano batubwira ngo nyakwigendera asize umugore n'abana 9, ngo umurambo we wajyanywe mu bitaro bya Kabgayi gukorerwa isuzumwa. Aha ngaha icyo hano cyane ibirombe bikunda guteza saga cyangwa se guteza niba nabyita ambuteyage, cyane yuko ibyinshi hari ibikorera mu bwihisho, ku buryo nkuko twabivuze bashobora either abayobozi bashobora kuba bamwe babizi, wenda hari ibyo bita kintu kidogo, barahawe kintu kidogo bakareka abantu bagakora, urumva. Hanyuma noneho ugasanga ntabwo ibyo birombe biba byujuje ibisabwa kugira ngo bigire gute bikorerwemo. Uribuka nanone abantu baherutse gupfira muri cya kirombe cyo mu karere ka Huye. Yego, Huye, hanyuma bakaza gushakisha nyiracyo neza bakamubura. Ariko nyuma n'ubundi haje gutabwa muri yombi abantu bashyirwaga mu majwi, ariko nanone batawe muri yombi abantu bagize gute babuze ubuzima. Urumva nahangaha ubuyobozi uraza kumva mu gitondo ngo kino kirombe noneho ngo cyafunzwe kuko nyine hari umuntu wagipfiriye. Ariko nanone ukumva ko abantu abaturage bavuga yuko muri iyi kompanyi ya Komari hamaze gupfa abantu 4 kuva uyu mwaka watangira. Reka wenda iyi nkuru tuyiveho tugende mu yandi makuru. Akomeje kugarukwaho biravuga yuko ngo umutwe wa M23 kuri ubu ngubu ngurimo kwerekeza muri pariki ya Biega hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyine bikaba ari ibyavuzwe na bamwe mu baturage bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni umutwe muri iyi minsi bisa naho wahagaritse imirwano
mu buryo no kuvuga ngo buri official mu buryo bugaragara kuko nta hantu turimo kugenda tubona yuko M23 yahanganye n'ingabo za leta cyangwa se FARDC ahubwo usanga noneho muri no minsi irimo kugira gute irimo kujya mu mirwano za wazalendo ni imitwe yindi cyangwa se n'izindi nyeshyamba zindi zitwaje intwaro. Ahanga rero abaturage b'u Bukavu bafite ngo amakenga ko M23 yaba yageze muri pariki ya Kahuzi ahazwi nka Biega. Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ryashyizwe hagaragara n'abayobozi ba parike y'igihugu ya Kahuzi Biega izwi nka PNKB kuri uyu wa 22 Kamena guhari ku munsi w'ejo mu mujyi wa Bukavu, batangaje ko bikanze abantu bitwaje intwaro bakabakeka ko ari inyeshyamba za M23. Ubuyobozi bwa PNKB buvuga ko bufite amakuru ajyanye n'ingendo zishobora gukorerwa muri aka gace z'aba bantu bitwaje intwaro. Abantu bitwaje intwaro babonetse mu gace ka Ngenje ahitwa Ilambi Katana, ari no mu gace ka Kongola ahitwa Kagabi, aha ni muri Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Hano komeza bavuga ngo aba bagabo bigabije iyi parike baza bashaka kwifashisha ibikoresho bya parike, ibintu bishobora kwangiza ibinyabuzima biba muri iyi parike, ndetse bagakeka ko zaba ari inyeshyamba za M23. Nk'uko bigaragara mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na PNKB, bavuze ko usibye ubusugire bw'ibinyabuzima bibahungabanira ngo n'abaturage baturiye parike baba babangamiwe. Hanyuma ngo abakozi ba PNKB bakomeje basaba abaturage batuye hafi ya parike harimo n'abasangwabutaka kudafatanya gushyigikira cyangwa kugirana ubufatanye n'aba bantu bahungabanya umutekano w'abantu. Icyakora nubwo aba bantu bitwaje imbunda bahari, parike y'igihugu ya Kahuzi Biega iremeza ko umutekano w'akarere k'ubukerarugendo kimwe n'ingagi bitigeze bihungabana. Iyi ni inkuru n'ubundi kugeza kuri ubu uyu mutwe wa M23 n'ubundi nta kintu urabivugaho bishobora kuba yuko baba bageze muri Kivu y'Amajyepfo. Ariko n'ubundi hari amakuru yavugagwa mu minsi yashize yuko ngo M23 yaba n'ubundi ishaka kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, ariko ntabwo barabyemeza. Ahubwo igikomeje kugarukaho n'ubundi twari tubikomojeho mu kanya, nuko ahubwo ikomeje guhangana n'imitwe n'ubundi irimo za Nyatura, Mai Wazalendo, aho uyu munsi wumva M23 yafashe wenda utwo duce izo nyashyamba zirimo, ariko nejo ukajya kumva biravuzwe yuko wenda izo nyashyamba nazo hari utundi duce ubwo zongeye kwisubiza. Ariko ibyo byose birimo kuba M23 itagira icyo ibivugaho, ntabwo iheruka kugira ikivuga kuri izi ntambara mu buryo buri officiel. Hanyuma kandi hakaba hari hashize igihe tutongera kumva imirwano ishyamiranyije umutwe wa M23 na FARDC. Ariko n'ubundi nubwo FARDC mu buryo ni ukuvuga FARDC ibyo mvuga ntabwo urabizi yuko n'ubundi no mitwe yose ihuriyemo na FARDC ariko mu buryo buri official nta hantu turongera kubona yuko batangaza yuko FARDC vuga twagiye mu mirwano na M23. Ntabwo duheruka kubyumva rwose. Ikiri kuvuga rero imasisi ngo intambara hagati ya M23 na Nyatura iri gutuma benshi bahungira ahitwa Kichanga. Amakuru aturuka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko mu gace ka Kichanga muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu ya ruguru abantu benshi bamaze iminsi bata ingo zabo bakahungira kubera imirwano iri guhuza umutwe wa M23 na Nyatura. Nibyo turimo tugarukaho n'ubundi yuko iyo mirwano ikomeje kubura, ariko noneho yari ishyamiranyije izo mpande zombi mu buryo bw'abitwaje intwaro. Ariko noneho ntabwo twari twakabonye nuko noneho abaturage muri rusange bavuga yuko batangiye guhunga. Ubundi byari imirwano hagati yabo
yabo ubwabo ubwo iyo mitwe yose ariko noneho hano abaturage ntibahunge. ahangaha rero bagiye guhungira Gicanga. Ahangaha imirenge itatu akaba ariyo yibasiwe irimo uwitwa Kasura, Butare ndetse na Kahira n'iyindi. Ahangaha nyine abaturage baho bakaba baratangiye guhunga berekeza hariya muri Gicanga. Iyo miryango kandi ivuga ko ubwo ni imiryango itegamiye kuri leta, ivuga ko hari hamaze igihe mu mujyi wa Gicanga hari agahenge kubera ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zihari. Ahangaha ngo umunyamakuru wa BBC wavuganye na Almas Tumaini, umwe mu bayobora societe civile yizwi nka Force Vive uri muri ako karere, niko yaje kubisobanura nyine avuga yuko intambara ikomeje hariya muri kariya gace ndetse abaturage barimo guhungira muri kariya gace ka Gicanga. N'ubundi ubwo nibyo turimo tugarukaho n'ayo makuru akomeje kugenda avugwa nyine kuri M23 niyo mitwe, ariko noneho ubu kuri nshuro urumva ko abaturage ngo batangiye guhunga. Eske birakomeza n'ubundi M23 ikomeze ihangane n'ino mitwe ariko yototera yuko ishobora kongera kwambikana hagati yayo na FARDC, cyangwa irakomeza FARDC n'ubundi twakomeje kubivuga yuko iyi mitwe yose iri mu kwaha kwayo, ariko sinzi niba ari uburyo bwo kototera noneho yuko ruri buze gushindika hagati yayo na FARDC noneho mu buryo buri ofisi. Ahangaha birashoboka cyane mu gihe iyi mitwe niba mu gihe yaba irimo gutsindwa ari ibintu bigaragara cyane, birashoboka yuko FARDC nayo ishobora guhaguruka noneho bakavuga bati noneho twaje noneho mu buryo bugaragara buri official. Ni mu gihe n'ubundi M23 yari iherutse kuvuga yuko itegereje ibiganiro biri official ku bijyanye n'amahoro cyangwa se n'icyakorwa, ikagirana ibyo biganiro n'ubundi na leta ya Kongo kugira ngo bahoshe n'ubundi iyi mirwano. Ariko kugeza ubu leta ya Kongo nta kintu n'ubundi irimo kugira gute irimo gukora. Mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Bwiza TV. Ku gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nibwo humvikanye inkuru yuko Pastor Theogene Niyonshuti yitabye Imana. Mu kiganiro gito umuvugizi w'itorero ADPR yahaye kimwe mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu Rwanda, yemeje aya makuru agira ati: nubwo bitaratangazwa ku mugaragaro ariko twamenye ko Pastor Theogene yitabye Imana azize impanuka ubwo yavaga mu gihugu cya Uganda. Yahamirije ikinyamakuru ko aya makuru yamenyekanye ahagana saa 9 z'igitondo cyo kuri uyu wa gatanu. Pastor Theogene Niyonshuti yamenyekanye ku izina ry'Inzahuke nyuma yo kuba mu buzima bwo ku muhanda mu mujyi wa Butare n'uwa Kigali, nyuma yakira agakiza. Mu mwaka w'1995 Niyonshuti Theogene yari umwana wo ku muhanda, icyizere cy'ubuzima cyari cyarayoyotse. Yari yariyakiriye nk'uzabaho mu muhanda kugeza Yesu agarutse kujyana itorero rye. Mu mwaka wa 2019 nyakwigendera yavuze ko afite abana batatu yabyaranye na Uwanyana Asia, ndetse agirirwa icyizere n'itorero rya ADPR rimuha inshingano za gipasteri. Niyonshuti yinjiye mu buzima bwo ku muhanda yirwanaho nyuma y'ibikomere yasigiwe na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yasize umuryango we wishwe. Umwana wari waravukiye mu muryango wishoboye mu mezi 3 gusa, ubuzima bwe bwarahindutse. Aganiye umuhanda akawirirwaho akanaharara. Mu buhamya yajyaga atanga yigisha urubyiruko yavuga ko ku muhanda yitwaga Muhwere, ubu Sawuli yahindutse Paulo. Nyakwigendera yigishaga akoresha amagambo yisanisha n'ubuzima bwa kera bwo kunywa urumogi no kurara mu tubyiniro. Pastor Niyonshuti Theogene yivugira ko ari umwe mu bakozi b'Imana batarya iminwa iyo bigeze ku ngingo ijyanye no gutanga ubuhamya bw'ibyo banyuzemo. Ubusanzwe avuka mu muryango ukomeye, ariko nyuma ya Jenoside yabayeho mu buzima bugoye bwatumye ayoboka inzira yo kwicira inshuro. Muri ubwo buzima yaratunzwe no gukora mu Kinamba, ndetse uwarangaraga amuri hafi yasangaga mutwaye umuzigo we. Nyuma yo kurambirwa n'ubwo buzima bwo gushakira amahoro mu rumogi n'ibindi, mu mwaka wa 2003
nibwo yafashe umwanzuro wo kwakira agakiza ndetse agamya ko akigahagazemo yemye na bugingo n'ubu aho Imana imuhamagariye. Pastor Theogene wajyaga asaba urubyiruko kureka ibiyobyabwenge yitabye Imana. Urusengero yinjiyemo bwa mbere mu mwaka wa 2003 nirwo yabereye umuyobozi Mukove muri paruwasi ya Kimisagara. Mu buzima bwe yarenze imisozi azamuka indi. Yari afite ubuhamya bukubiye mu bice nka bitatu birimo ubuzima bwo ku muhanda, uko yakiriye agakiza, uko yakiriwe n'abakristo, kurambagiza no kwerekanwa yambaye inkweto z'abagore yari yatiriye, no kwicara mu bisubizo by'inshingano za gipasiteri. Nyakwigendera yajyaga avuga ko nyuma yo kubura ababyeyi be, Imana yamushumbuje ikamuha abana basa nabo ku buryo iyo yabivugaga yabaga afite ishema k'umuryango utazimye kuko hari abandi bantu bamukomotseho. Yajyaga avuga ko yibuka uko iwabo bari bakize bafite imodoka imujyana ku ishuri, ariko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 igasiga abo mu muryango we bose bishwe ntawe bafitanye isano hari. Niyo nshuti yabaye ikimenya bose mu gihe cye, yarazwi cyane mu banyabirori, yarataramaga agakesha. Umunsi umwe ubwo hari mu ijoro nibwo umucyo wamuviriye mu buryo bw'iyerekwa, abona ubuzima yabagamo afata umwanzuro wo kubireka. Uburyo wari Sawuli ku muhanda yahindutse Paulo mu rusengero ni inzira itangaje cyane. Yigeze kubwira ikinyamakuru bagiranye ikiganiro ko yari umugambi w'Imana kuko yakijijwe yaraye mu kabari ka Calvados Nyabugogo. Yagize ati: "Ndari naraye mbyina unywa inzoga simenye ko arizo za nyuma nafataga. Nijoro aho nari ngangitse nagenderewe mu buryo bw'iyerekwa, mbona ubuzima bwanjye uko bukurikirana bwose, uko nabuze ababyeyi, uko natangiye gushaka amafaranga, uko nayapfushije ubusa, uko nagiye mu biyobyabwenge, inzoga nanyoye n'ibindi. Iryo yerekwa rirangiye nibwo natashye ndavuga ngo Mana, igihe namaze nkorera Satani kirahagije, uhereye none nje kugukorera." Icyo gihe yegereye umugore w'umukristo bakoranaga aho yozaga imodoka, aramuganiriza amubwira ko Imana imufiteho umugambi mwiza. Ati: "Naratuye ndabohoka, andambikaho ibiganza, akinsengera nabonye umucyo mwinshi imbere yanjye. Niyemeza ko ngiye guhaguruka nkagenda mvuga ko Yesu ari we wenyine utanga amahoro." Bwakeye njya muri Nibature niga inyigisho shingiro z'itorero, baza kunyakira ndushaho kwegera Imana cyane, nayo igenda imvugaho byinshi kugeza mbaye pasiteri. Agikizwa yahuye n'ikigeragezo gikomeye cyo kutizerwa kuko abamubonaga bakekaga ko yahinduye amayeri ashaka kubacuza utwabo. Mu kubara inkuru y'ubuzima bwe yajyaga avuga ko yageze aho yasohokaga mu rusengero abadiyakoni bakamuhobera, babikoraga atari urukundo, ahubwo bakeka ko hari ibyo yaba yibye akabihisha. Pastor Theogene, Imana imwakire mu bayo. Nguko ni amakuru mu kiganiro Isanzure. Ndumva twasoreza hanga tukaza kugaruka mu yandi makuru mu kiganiro byifashe bite mu masaha ari imbere, ariko ntabwo twagenda tudasubije bamwe mu bakunzi ba Bwiza TV ndetse na bwiza.com badahwema kutwereka ko badukurikiye babinyujije mu butumwa badusangiza muri komanteri. Reka ku kiganiro cyo ku munsi w'ejo bamwe mu bantu banditse muri komanteri batwereka ko badukurikiye. Abakunzi bacu harimo uwitwa tumwebaze Elijah ndetse na Singleto, nabo naribo banditse ku kiganiro. Wenda hari abandi ushobora nawe kuba wasuhuza. Ni benshi abakunzi bacu, ni benshi cyane. Ejo wamenye se ko twashuje umuvandimwe bita Kalisa bavuga ati gukora ikiganiro ni munsuhuza. Kalisa twaramusuhuje cyane rwose. Twongere tunamusuhuze n'ubundi. Kalisa turagusuhuje. Hanyuma reka nsuhuze aba bandi barimo ba Chris Jane, ba Matsi Bihugu, Singleto wari wamusuhuje. Singleto wari wamusuhuje. Ni abantu benshi cyane, harimo uwo bita Nsengiyumva Xavier, ajya nawe adukurikira cyane, turamusuhuje. Hari uwo bita Marie Goretti, wari wamusuhuje nawe? Ntabwo namusuhuje. Nawe turamusuhuje. Hari uwo bita Habyarimana François, turamusuhuje. Hariho uwavuze ngo okay, ni comment ireba Denejo twabivuzeho. Hanyuma hano hari uwitwa ngo ni Gakwerere Mupenzi, hari uwitwa Karangwa Ire Epifani. Abo bose ni abakunzi bacu
n'abakunzi bacu batajya bahwema kugira gute kutuba hafi turi hafi yego kandi natwe tuzajya tubari hafi umunsi ku wundi tubaha amakuru akenewe kandi yizewe tubashishikariza gusoma bwiza.com kuko ibyo tuba tutavuze hano byose biba bikubiye n'ubundi ku rubuga rwa wa3.bwiza.com n'izindi platform zose tugira na Twitter na Instagram platform zose n'ubundi zijyanye n'igihe zose tuba tuziriho. Reka tubashimire mwese mwakoze gufata umwanya wanyu muradukurikira. Nitwe Niyongera David nanjye ni Freddy. Bye. Kugira byiza.